guys, mumeze neza. Nizere ko rero ari amahoro nkuko bisanzwe kuri Adolphe Tech muhawe ikaze. Tugiye kurebera hamwe rero aha dufite iki. Sezira ushobora gutekereza icyari cyo. Aka gakoresho rero ni mu dukoresho twa kera. Impamvu nkaberetse nagira ngo tukarebere hamwe ndetse turebe n'uburyo natwe ubwacu dushobora kugira ikintu cyangwa se apareri runaka dushobora kwikorera cyangwa se dushobora gukora. Urumva ko ni nk'akantu kameze nka bell bakunda kwita izi sone cyangwa sonete y'ahantu, ku buryo niba ugeze ahantu gatanga sinyare kugira ngo bumve ko hari umuntu uri kuri gate cyangwa se ugeze ahantu akeneye gufungurirwa. Ni ukuvuga ngo rero aka nansiye model ariko gakomeye pe ku buryo udashobora gutekereza cyangwa kubyibazaho. Ni ukuvuga ko aha dufite ikintu cy'icyuma, aha tukagira kandi kantu kaza kagakubitaho. Aha ngaha tukagira bobine ebyiri za 220 murazibona kuko zinjiramo 220 volt AC. Ni ukuvuga ko rero utu tubobine twinjiramo umuriro, hano tukazana ya sha magnetique yacu, aha hejuru hakaba hari iki cyuma, hanyuma iki cyuma kiri hano gifikishije ku kantu kameze reka tukite nk'impurumpuru koroshye mu kugenda no kugaruka, ku buryo yo uko gakubitaho ka vibrating. Ni ukuvuga ko rero ya za sha magnetique ziri hano iyo zikuruye iki cyuma, cya cyuma gihita kiza kigakubita aha. Rero aka gasonete ndakabonye ndavuga ngo reka nkabasangize abasangira ngendo banjye, kuko nk'aka gasonete ugakoze mu rugo ntabwo kazigera gapfa, kuko urabona gafite bobine, mu gihe izindi turi kubona ubu ngubu nta bobine zifitemo. Ni ukuvuga ko zifite ubu bobine bubiri. Ni ukuvuga ko rero aka gasonete ushobora kukikorera kuri Adolphe. Rero muhaye ikaze. Aka gasonete rero gakora gute? Ni ukuvuga ko aha ninjije umuriro 220, umuriro wacu uraza nguyu agatsingaho kanyuze kamwe ngaka n'akandi, noneho aka gatsinga kanyuze hano karaje kakinjira muri iyi bobine, na kano kazungurutse kakaza kakinjira muri no bobine. No kuvuga ko rero iyo izi bobine zimaze kubona wa muriro w'amashanyarazi ari wo ukereya ya sha magnetique yacu ihita itangira gukurura bigatuma ka vibrating gakurura kagenda gahondaho, hanyuma kakaba kari gusona cyangwa se kagakereya iyo bruit cyangwa se urwo rusaku, rwa rusaku akaba ari rwo ruvamo rwa rusaku rutanga ryajwi riri guhonda hano. Aka nakuma kibati n'ibati, ariko urabona uburyo baryubatsemo iri bati, bararyubatse barangije bariha akantu kameze nk'umubirikira, urabona no kugira ngo ryajwi nirijyamo ryajwi noneho ribashe kwirangiramo. Ukumva ko ryajwi ririrangiramo cyane, noneho uko gahondaho rero gakereya urwo rusaku, hanyuma kamara gukereya rwa rusaku umuntu uje kugufungurira akabyumva, cyangwa se umuntu uri mu rugo wasigaye mu rugo akabyumva akaza kugufungurira. Reka rero ducomekeho dushyireho fishe y'umuriro cyangwa se tugahe umuriro, hanyuma turebe ese aka gasonete umuntu koko yakikorera. Biroroshye, yagakora ufite izi bobine z'umuriro, ibati, ushaka akabati ukagacura nka kuriya gacuze, hanyuma wamara kugacura ugakereya akandi kantu kakuma kari flexible cyane kagenda mu buryo bworoshye, hanyuma ako kuma akaba ariko kaza kugufasha kugenda kadondanga hariya. Reka rero dushyiraho umuriro, hanyuma nitumara gushyiraho umuriro wacu AC, tugiye gushyiraho AC 220, hanyuma turebe uko gakora cyangwa se uburyo gakoramo.
urabona ko aha naho bateganyije utu tuntu rero naho bateganyije hajyaga umuriro, aribyo nanjye kubabwira. Utu tu appareil cyangwa se utu dusonete nutwo muri za 80 na numva nutwo kuri mu gihe cy'ababirigi cy'abakoroni nizo bakoreshaga. Urumva rero mbanzanya akantu k'archive ngo murebe ese sonete ya kera yari imeze gute. Urabona ko ibintu bagiye batekereza ni ibintu bimaze igihe. Urakubona urumva ko gafite n'akajwi keza rwose, atari nka zimwe zisona, ariko uko umuntu atindijeho kuri sonete ikaba yashya. Iyi rero ntago ko niyo wayisomeka ikavuga isaha yose nta kibazo yagira. Urabona ko hano harimo agaplan kagenda gakubita kakagarura hariya kagomeza gasona. Ni ukuvuga ko rero aka ni agasonete ka kera, ariko bidashobora kukubuza ko wagakuramo nawe ubwawe wakikorera, kuko urabona ko ni akantu koroshye gukora. Hano hari urutsinga ruza hano kuri iyi bobine, ni bobine ebyiri, waba wabobinye bobine za 220. Ahangaha ugashyiraho aka kantu k'agatije, ugashaka akantu usudiraho hano gakomeye kazajya kaza kagahonda kuri iri bati. Hanyuma za bobine zacu iyo ziri mu ibati gutya, hano hahita hazamo champ magnétique, nizo rero ziri gukurura kano kantu. Uko gahondaho rero kagenda kagaruka bigakereya champ magnétique. Aka rero ni akantu umuntu uwo ari we wese ntamwifuriza gukora nk'umutekinisiye, guhora ujya kugura sonete tanto ugiye ejo karahiye, kuko buno busonete buriho gushya ubusa. Kuko nk'iyo kari ahantu abana bahora bakandaho gasona gahita kangirika gapfa ubusa. Rero aka kara agasonete kansiye modeli ko muri za 80 na ejo video ikurikiraho yubereke agasonete kandi k'akanuvo modeli njyewe nakoze nikoreye, ariko munifashishije cover ya nouveau model. Rero ndi bubereke muri video yindi. Nakagaruka rero kuri Adolphe Tech. Mugubwe neza, muhanga udushya, mukora utuntu tutagoranye kandi tuborohereza ubuzima. Nakagaruka rero, see you.